ariko Imana mwabonye Imana dusenga ko atari bayari yemwe ba cyusa ntuzongere n'umunsi n'umwe uca abantu intege kandi igakwizera niyo ko bakungana na kaka n'ururo ujye umenya ko kwizera kurema njye nari mbizi ariko se tuvugisha ukuri ubu nk'ibi bintu byakozwe biratangaje ubwo rero kari kabaye pararize jewe uko nabonye kuva mu gitondo kugeza aya masaha iko yari ameze ari muri pozisiyo imwe nari mfite ubwoba cyusa Imana ikura n'umuntu mu rupfu nankaswe kwa pararize babarire Imana ikubabarira ahubwo none se kandi urumva umeze gutera byameze neza ntuzanire iki mubona ikintu ushaka ese koko mu by'ukuri nta n'ikintu wari wariye na okay tureke kukuvugiraho wenda ariko kumubaza ibyo bintu koko ariko kiborera ariko mureke nagira imbaraga aratuvugisha sibyo ariko ibyo byose nta muntu nizeye kuri akaboko gutyo oya ntabwo namuneze umuntu ntacyo nyubaye amen n'ijwi ryaje ntarebe hanyuma ako se ubundi afande ubundi buriya burwayi bwakubayeho wari usanzwe ubufite mu buzima bwawe ntabwo nari mfite pe bwari ikintu cyabaye aha ngaha muri uyu muryango hari ikintu cyabaye pe data cyusa ceceka ko nawe usigira amagambo menshi data afande mu by'ukuri mu buzima bwawe mu myaka yose umaze nibwo bwa mbere wari urwaye kuriya naratunguwe waratunguwe ese icyo nibuka gusa ni uko nari muzima nta kuntu nari naje n'imodoka nitwaye ngira intege nke zenda zingeza ariko yari wenda mami karame ya ndwara ntabwo nanyisanga nk'ubwo bwari uburozi mu izina rya Yesu uburozi nararozwe pe warogewe hano se sinda waramurozi muri uru rugo bro tukashitana tukagena na Yesu ikamubwiza ukuri iki ariko mwana umuntu warumpekuye reka mvuge ngo ni ukumpekura na musaza wanjye umwe nari mfite ushaka kumukura kuri iyi si mami ndamutse mumenye najya mu mubare w'abanzi banjye se yaba ari ndeho urabizi neza ni uburozi kubigaragara cyangwa nibyo uri gukeka bagena uburozi Yesu uburozi pe niba atari njye gwiki ntabe wowe uraroga se weho ngiye se nabona ntabe Sylvie Sylvie koko ubu yaroga iki Fisto wacana nawe itukana uhamagare neza uriya rwanda uretse uzarumenya Fisto hagarara hano urandeba ute hagarara neza ndashaka usobanure umunsi uyu mugabo arwara vayo hano hagarara ko twese tukureba umunsi uno mugabo arwara byagenze bite ese Fisto araza kuvuga ko ari we wari waroze musaza wa Iribagiza yashutswe na Fabiola ndetse na Rugema byose tugiye kuba twabirebera hamwe rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe jyawe hasi muri comment utangemo ibitekerezo byawe nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo dukomeze turebe episode iraza kuba yakurikira ingibi biraza kuba bimeze bite kandi twamaze kubonamo ibintu byinshi muri no film yacu kubera none uko twabonye ko na mama Iribagiza mwifuzaga kwazamo abantu mwe rero mwabashije kuba mwatanga ibitekerezo byanyu hano kuri no channel twabashije kuba twabisoma kugira ngo tubashe kuba twabagezaho ibintu mwe muri gusaba kubera ko mama Iribagiza mwadusabaga twabashije kuba twamuzana nawe nimba hari umuntu ushaka ko yaza hano muri no filimi ukaba ufite igitekerezo ushaka ko kizajya gitambuka hano muri filimi za y'umusaraba jyo hasi muri comment ubashe kuba wacyandika yuko ni ibintu byinshi byiza bigiye kuba byaranga iyi filimi yacu inzira y'umusaraba
y'umusaraba kandi twamaze kubona ko ibintu noneho bigiye kuba byaryoha kuba tumaze kubona ko mama Iribagiza abashe kuba yaza hano muri ino filimi kandi tukaba tumaze kubona noneho ko Rurangirwa nawe amaze kuba yakira. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane Imana ibashe kuba yakora, Imana ibashe kuba yakora ibitangaza bikomeye cyane kuba Iribagiza ndetse na musaza we bagiye kuba bamenya ko bafite mama wabo. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza bigiye kuba byaranga iyi filimi yacu. Niba nawe wemera ko Imana ikora ibitangaza kuba Iribagiza na musaza we bagiye kuba babona mama wabo, jyaho hasi muri comment wandikemo amena. Nubwo tubonye ko ari umugore wa Rugema, ni umugore wa Rugema wa gatatu uri mu cyaro, yasize mu cyaro, kandi twabonye ko afite ubumuga kandi bafite n'undi mwana mutoya yabyaranye na Rugema. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane kuba Iribagiza ndetse na musaza we bazabasha kuba bamenya ko bafite mama wabo, nubwo ari umugore wa Rugema ariko byaba ari byiza, ntabwo ari kimwe no kuba yabura ababyeyi babura ababyeyi babo bose. Rero ni ibintu byinshi byabashije kuba byaranga iyi filimi kandi twamaze kubona ko Kamarade noneho na Emile ibyabo bari kugumya bibaza uburyo bazabona mama Iribagiza n'uburyo uriya musaza wa Iribagiza yabashije kuba yarugwa kubera ko bazanye umuti bagasanga yanyoye uburozi. Rero uri kumva ko ari ibintu byinshi cyane bigiye kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Urumva rero ni ibyishimo cyane hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi. Ibintu biraza kuba bimeze neza kubera ko tumaze noneho kuba twabona mama Iribagiza. Abantu rero bishimiye ko mama Iribagiza yaza kuba yakina muri ino filimi, mujye muri comment muvuge ati turamwishimiye, turamwakiriye, kubera ko ni ibintu byiza cyane kuba uyu mubyeyi yabashe kuba yagaragara hano muri ino filimi. Kandi twarabonye ko na Iribagiza yari akeneye kuba yamenya nimba ababyeyi be bose barapfuye, ariko Iribagiza ntabwo arabasha kuba yamenya ko ababyeyi be mama we akiriho. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane kuba Iribagiza ndetse na Rurangirwa baraza kuba bamenya ko mama wabo akiriho, nubwo ari mu cyaro bashaka kuba bashyirishamo Rugema, bashaka kuba bafungisha Rugema kubera ibintu yabakoreye byo kuba yarabaririye imitungo. Kandi twamaze kubona ko uyu mugore nubwo ari umugore wa Rugema wibereye mu cyaro, ntago abayeho neza kubera ko abayeho mu buzima bubi cyane, kubera ko Rugema nta kintu amumarira. Rugema ahagera hagize ikintu aje kuba yahareba gusa, ahagera rimwe na rimwe. Rero urumva ko ari ibintu bibi cyane Rugema uburyo afatamo uyu mugore mama waba Iribagiza n'uburyo yafatagamo Iribagiza iwe. Uri kumva ko rero ari ibintu bigaragara ko Rugema ari umugome cyane, akomeje kuba yakingishingikiriza uyu mugore kugira ngo azabone uko arya iriya mitungo noneho neza, kubera ko uyu mugore ni imitungo y'umugabo we. Kandi uyu mugore nawe bisa nkaho yabuze ubwenge bwibutsa, nawe yabaye nka Iribagiza kubera ko umuti Rugema yahaye Iribagiza kugira ngo abashe kuba yakibagirwa n'uyu mugore yarawumuhaye. Rero uri kumva ko nawe akeneye umuti kugira ngo abashe kuba yacana ku maso, abashe kuba yamenya Rugema uwo ari we, kubera ko Rugema yabashije kuba yamuroga. Nawe ntago uyu mugore ntago azi ibintu aba ari gukora kubera ko ubwenge bwibutsa yarabubuze. Rero uri kumva ko Rugema yakoze ibintu bitari byiza cyane kuri uyu mudamu mama Iribagiza. Urumva ko ibintu Rugema yakoreye uyu mugore atari ibintu byiza cyane, kubera ko yabashije kuba yamuha uburozi akagira uyu mugore agata ubwenge bwibutsa. Ubu nawe ntago yari ari kwibuka. Uri kumva ko akeneye uriya muganga papa Kamarade ngo nawe bamuhe kuriya muti Iribagiza yanyweyeho kugira ngo abashe kwibuka ibintu Rugema yamukoreye, kugira ngo abashe kuba yafatanya na musaza wa Iribagiza ndetse na Iribagiza bakajya kuba bashyira Rugema mu butabera. Rugema akajya kuba yakishyura ibintu yakoreye uyu muryango, kubera ko Rugema yakoze ibintu bitari byiza cyane kuba yarishe umugabo w'uyu mugore, akabasha kuba yamuroga agahita amugira umugore wa gatatu. Rero uri kumva ko Rugema ibintu arimo akora hano muri ino filimi atari ibintu byiza cyane, bitari kubasha kuba byashimisha abakunzi b'Inzira y'Umusaraba habe na gato, kubera ko yabashije kuba yaroga uyu mugore. Kandi uyu mugore yaba akiri muzima, uri kumva Rugema ntabwo yakabaye ari mu mitungo ye. Kandi twamaze kubona ko uyu mugore ari mu cyaro, hari umunsi ngo abura n'ay'umunyu n'ayo kuba yagura umunyu, kandi afite imitungo yakabaye imutunze irimo buri kintu cyose, ariyo Rugema ndetse na Nyirantambara ariyo barimo. Uri kumva ko uyu mugore yabashije kuba yarengana kubera ibintu Rugema yamukoreye. Aramutse noneho amenye ko afite abana, kubera ko nawe yataye ubwenge bwibutsa, kubera ko Rugema yabashije kuba yamuroga. Ntago azi ko afite abana bakuru, ntago azi ko afite umwana biti Iribagiza, nta nubwo azi ko afite umwana Rurangirwa. Ariko twabonye ko na Iribagiza kugira ngo amenyane na Rurangirwa bari baraburanye kera. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane bigiye kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kubera ko tugiye kuba twabona ko Rurangirwa ndetse na Iribagiza
iribagiza bagiye kuba bahura na mama wabo, uri kumva bizaba ari ibintu byiza bishimishije abantu benshi. Nimba nawe wishimiye ko iribagiza azabasha kuba yabona mama we ndetse na musaza we bakabasha kuba bashyira Rugema hasi, uyu mudamu yabashije kuba yakibuka ko afite abana, uri kumva ko akeneye uriya musaza papa Kamarade kugira ngo azabashe kuba yamuvura ibikomere nawe afite byo kuba yarabuze umugabo we, kubera ko Rugema yabashije kuba yamugira umugore wa gatatu nk'uko tubibona. Rero nimba tubashije kuba twagirana hano kuri uno munota tukiri kumwe, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, kandi ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, niba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, kubera ko ibintu noneho bigiye kuba byaza muri no filimi ni ibintu byiza cyane bigiye kuba byakomeza kuba bishimisha abakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba, kandi ni byinshi turaza kuba twarebera hamwe kubera ko tumaze kubona ko mama iribagiza akiriho, kandi nubwo atafite ubwenge bwibutsa ariko uriya musaza papa Kamarade abashije kuba yamuha umuti wa nawe agahita yisobanukirwa agahita amenya buri kintu cyose. Rero nimba nawe ushaka ko uriya musaza papa Kamarade nawe yabasha kuba yamenya aho uyu mudamu ari akazamuzanira umuti nawe akabasha kuba yawumuha nk'uko yawuhaye iribagiza, ubu iribagiza akaba agiye kuba yakibuka buri kintu cyose cyamubayeho, ubu iribagiza akaba nta kintu na kimwe yiba akibagirwa. Rero uri kumva ko byaba ari ibintu byiza cyane nimba nawe ushaka ko mama iribagiza yanywa uyu muti agahita ajijuka akabasha kuba yabona ibintu Rugema yakoze. Jyaho hasi muri comment muvuga ati dushaka ko uriya musaza papa Kamarade yaha umuti mama iribagiza nawe akabasha kuba yakibuka ibyo Rugema yamukoreye, kubera ko Rugema atari ibintu byiza cyane yabashe kuba yakorera uyu mugore, kandi ni byinshi tugiye kuba twarebera hamwe bigiye kuba byaranga iyi episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi. Ese Fiston we biraza kuba byamugendera gute, kubera ko hano kwa Cyusa batangiye kuba bamuvumbura ko ari we wabashije kuba yaroga musaza wa iribagiza, se we araza kuba yakisobanura iki? Araza kuba yavuga ko ari Fabiola wari wamushutse se ndetse na Rugema akamuha uburozi akabuzana hano? Byose rero tugiye kuba twabireba niba tugeranye hano tukiri kumwe, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandeho, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo bye, niba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota tuba turi kumwe n'abantu babashe kuba bakurikira, kubera ko Fiston ibintu yabashije kuba yakora ntabwo ari ibintu byiza cyane, kubera ko yabashije kuba yashukwa na Rugema ndetse na Fabiola bakamushukisha amafaranga kugira ngo abe inkora amaraso kugira ngo aze kuba yaroga musaza wa iribagiza ndetse na iribagiza, kubera ko twabonye ko bari babipanze kugira ngo Fiston abashe kuba yaroga. Rero uri kumva ko atari ibintu byiza cyane, se araza kuba yabivuga? Se wowe uri Fiston wakora iki? Rero jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo iyi filimi, kubera ko hari kugenda hazamo ibintu bigiye bitungura abantu benshi bari kugumya batungurwa n'ibintu biri kugumya bizamo bikomeje kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'Umusaraba. Rero uyu mwana w'umuhungu Fiston yarazi ko yakoze ibintu, yarazi ko yakoze neza, yarazi ko nta muntu uzamuvumbura, ariko kuri uyu munota igikorwa yakoze cyo kuba yaroga musaza wa iribagiza hano mwaranorago ibyo bigiye kuba byagaragara, ndetse na Rugema bagiye kuba bamenyekana kubera ibintu uyu mwana w'umuhungu yaragiye kuba yakora kubera amafaranga Fabiola na Rugema bari bamushukishije. Ariko nawe kuri ino nshuro ntabwo bigiye kuba byamugwa neza, kubera ko tubonye ko mama Cyusa arabashe kuba yamukurura akamubaza ibintu byabashe kuba uko byabashe kuba byagenda kugira ngo umusaza wa iribagiza agere hano mwa runo rugo anywe amazi, narangiza atangire kuba yaribwa mu nda. Nubwo musaza wa iribagiza yakangutse ni ibintu byiza cyane, nimba nawe wishimiye ko musaza wa iribagiza yabashe kuba yakanguka jyaho hasi muri comment uvuge turabyishimiye kuba yabashe kuba yagaruka. Ese uyu mwana Fiston we waba wamuha ikihe gihano, ari we wamuha ikihe kintu kugira ngo ubona kimukwiriye, kubera ibikorwa yabashe kuba yakora, ibikorwa bitari byiza cyane byo kuba yashatse kuba yaroga musaza wa iribagiza kugira ngo apfe, kandi twabonye ko yari afite umugambi wo kuba yaroga aba bantu babiri, musaza wa iribagiza ndetse na iribagiza. Rero ntabwo Fiston byigeze bimuhira, kubera ko yari azi ko iribagiza azakanguka ashaka amazi, akanguka ashaka fanta, kubera ko yari yateguye amazi arimo uburozi kugira ngo iribagiza nakanguka ahita anywa buriya burozi yongere ahita aryama, bagire hano kwa Cyusa bagire ngo ninuza ni amazi atumye yongera kuba yaryama, bagire ngo ni umuti utumye yongera kuba yasinzira. Ariko ntabwo byigeze bimuhira, kubera ko iribagiza yakangutse ari gushaka fanta, amazi barayamushyiriye arimo uburozi abasha kuba yayanga. Rero ni Imana yabashije kuba yakora ibitangaza, ni Imana iba ifite umuntu iba ikimufiteho umugambi. Nimba nawe wemera ko Imana ikora byose, jyaho hasi muri comment wandike amena, kubera ko tumaze kubona ibitangaza by'Imana yabashije kuba yakora, kubera ko Fiston imigambi yibashe kuba yapfuba, uwo yashatse kuroga
umukobwa nawe arazutse aragarutse yanyweye umuti. Rero uri kumva ko uyu mwana w'umuhungu ufite ibintu yari adukoreye atari ibintu byiza cyane hano muri filime za y'umusara. Nimba nawe utangiye kwanga ibikorwa bya Fiston uburyo arimo kwitwara muri ino filime, jyaho hasi muri comment uvuga ati Fiston ndamwanze kubera iki n'iki, kubera ibintu yabashe ko yakora bitari byiza. Ariko kuri ino nshuro Fiston ndetse na Fabiola akabo kagiye kuba kashoboka kubera ko Fiston agiye kuba yatanga ukuri akavuga impamvu yatumye akora biriya bintu. Rero uri kumva ko Fiston nubwo yakoreshejwe bino bintu na Fabiola na Rugema nta mutima mubi yari abifitemo, nuko yashutswe n'ubukene bwabashe kuba bwamushuka abasha kuba yakora ibidakorwa. Rero yari arimo amafaranga Fabiola yari agiye kuba yakanga kano kazi ko kuba yaza kuba yakica musaza we Iribagiza ndetse na Iribagiza, ariko ntabwo byigeze bimuhira kubera ko Fabiola yari amurimo amafaranga, yigeze kuba yaguriza amafaranga mama wa Fiston. Rero yaravuze ati nutagenda ngo nkorere kano kazi ugomba kuba wanyishyura amafaranga yanjye. Rero Fiston nta hantu yari guhera hakana, nibwo yemeye kubona kano kazi yemera kuba yakora. Rero nibyo yarimo asobanurira mama Cyusa kubera ikibazo yarabajijwe. Rero uri kumva ko Fiston yabashe kuba yakoreshwa n'ubukene kugira ngo abashe kuba yagambanira Iribagiza ndetse na musaza we abashe kuba yabica. Rero uri kumva ko uyu mwana w'umuhungu ibintu yari arimo akora atari ibintu byiza cyane, nubwo yabikoraga nawe ntabwo yari abyishimiye, ahubwo yakoreraga amafaranga. Niko yabashe kuba yasobanurira mama Cyusa. Se we uri mama Cyusa warenzaho iki hano kubera ko ibintu bigiye kuba byahinduka. Rero nimba tubashije kuba twagendana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandeho, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo bye by'uburyo uri kubonamo iyi filime. Se we uri mama Cyusa wakora iki? Byose ni aho hasi muri comment kugira ngo tubashe kuba twasoma ibitekerezo byanyu, kubera agahinda uyu muhungu Fiston abashe kuba yabwira uyu mugore mama Cyusa nawe bimukoze ku mutima ibintu yabashe kuba yakoreshwa. Fiston ndetse nta mutima mubi yari yifitiye, nta bushobozi na buke yari ashaka kuba yakica musaza wa Iribagiza ndetse na Iribagiza uretse amafaranga yabimuteye. Rero uri kumva ko ubukene ari bubi cyane, kandi nimba wizera Imana ko ikora byose ikabasha kuba yarabashije kuba yarokora musaza wa Iribagiza ndetse na Iribagiza, jyaho hasi muri comment wandikemo amena, kandi nimba udashoboye kwandika amen ushyiremo amaimoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota twari turi kumwe n'abantu babashije kuba bagera hano kuri ino filime. Rero urumva ko ibintu bigiye kuba byaba byiza hano muri ino filime za y'umusaraba, bigiye kuba byashimisha abantu, ari ibintu byinshi cyane bigiye kuba bikomeza kuba byaranga iyi filime yacu tugiye kuba twageraho. Ese Rugema we ibyo bizaherera he ko twabonye ko Iribagiza yabashije kuba yakibuka buri kintu cyose Rugema yamukoreye, none Iribagiza yaratashe ariko ntago ibintu yahuriye nabyo ku muryango ageze iwabo kwa Rugema ntago ari ibintu byiza cyane kubera ko Iribagiza yakuriye hano mwa runo rugo kwa Rugema, kandi niho iwabo ni inzozi y'ababyeyi be. Ariko ure mama wa Iribagiza ntabwo abizi ko iriya nzu ari Rugema arimo, ntabwo azi ko ari iy'umugabo, ari yahoze ari iy'umugabo. Ariko Iribagiza yamaze kuba yabivumbura ko ari mu mitungo y'ababyeyi be. Rero yabashije kuba yataha, ibintu byamubayeho ntabwo ari ibintu byiza cyane kubera ko Zamu yabashije kuba yamutangira amubwira ko atemerewe kuba yakinjira hariya mwa kino gipangu kwa Rugema. Rero ni ibintu byabashije kuba byatungura Iribagiza cyane kuba yaratashye iwabo bakabasha kuba Zamu yamutangira. Zamu wari uhasanzwe kandi amuzi neza ko ahaba aruvuka hano mwa runo rugo, ariko Zamu yabashije kuba yamubuza. Ntabwo ari ibintu byiza cyane byabashije kuba byashimisha uyu mukobwa wacu Iribagiza. Rero nimba tubashije kuba twagendana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba wumva ko ibintu Iribagiza yabashije kuba yakorerwa atari byo, jya muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, kandi nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amaimoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandeho kugira ngo dukomeze ibintu ari wane. Twamaze kubona ko noneho Fabiola ibye nawe yaje ko yaza kuhita areba Iribagiza amubwira ko yabashe kuba yacibwa hano mwa runo rugo kubera ibintu Iribagiza ndetse yararimo atekereza n'uburyo yarajemo hano mwa runo rugo. Rugema yabashe kuba yagira ubwoba bwinshi cyane ko Iribagiza noneho agarutse mwa runo rugo akarugema katabashoboka, kubera ko Rugema na Fabiola bafite ubwoba bwinshi cyane by'ibyo bamukoreye kubera uburyo bamurezemo kugira ngo akure bamureze nabi cyane. None yabashe kuba yakibuka kubera ko bari baramuroze
maze kugira ngo azibagirwe buri kintu cyose ababyeyi be basize bamukoreye, ariko yabashije kuba yakibuka. Niyo mpamvu Rugema yatanze gasopo ngo ni Iribagiza cyangwa musaza we ntazagire umuntu wakongera kwinjira mwa kino gipangu. Rero Iribagiza byabashije kuba byamubabaza cyane, ariko Fabiola we yagumye amwihenura hejuru amubwira ko atemerewe kuba yakongera no kuba yagaruka hariya. Rero Iribagiza yagiye ababaye cyane kuba babashije kuba bamutega umuzamu kugira ngo ntazagire umuntu wo muri uriya muryango, ariko birengagije ko hano muri kino gipangu ari iminsi mike bakagisohokamo kubera ko iriya mitungo yose Rugema arimo n'iy'ababyeyi ba Iribagiza. Rero uri kumva ko niya Iribagiza ndetse na musaza we, uri kumva ko Rugema afite ubwoba bwinshi cyane ko ashobora kuba yabusohokamo. Ariyo mpamvu Rugema aba afite ubwoba bwinshi cyane yuko ariwe wabashije kuba yakica n'ababyeyi ba Iribagiza, akaba afite ubwoba bwinshi cyane ko Iribagiza yibutse buri kintu cyose ko agiye kuba yamufungisha cyangwa Iribagiza akihorera. Kandi twabonye ko na musaza we nubwo yari yarozwe n'uriya mwana Fiston yashutswe na Rugema ndetse na Fabiola, ibyabo bigiye kuba byasubirwamo kubera ko yabashe kuba yakira. Rero uri kumva Rugema ntabwo yabura kuba yagira ubwoba bwinshi cyane, niyo mpamvu yahise yigendera akajya mu cyaro akajya kuba yajya kureba umugore wa gatatu, kandi twamaze kubona ko umugore wa gatatu ari we mama Iribagiza. Rero uri kumva ko ibya Rugema we bitaraza kuba byakoroha, ndetse na Fabiola umugira inama. Rero nimba tubashije kuba twagerana hano kuri uno munota tukiri kumwe, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, kandi wo nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe, kandi niba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Kandi ni ibintu byinshi dukomeje kubona bigenda biranga iyi filimi yacu, bikomeje kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi za y'umusara, kubera ko twamaze kubonamo noneho ko mama Iribagiza mwari mumaze iminsi mushaka, mwari mumaze iminsi mumbaza, nabashe kuba munamuzana hano muri no filimi. Rero nimba nawe hari ikintu igitekerezo ushaka kuba watanga kugira ngo kibashe kuba cyazamo hano muri no filimi, jya hasi muri comment witonde neza ubashe kuba wacyandika gisomeka neza kugira ngo ushyiremo n'ingingo zishobora kuba zafasha bagenzi bawe kugira ngo zizabashe kuba zaza muri no filimi, cyangwa ugira inama ugira Fiston cyangwa undi mukinnyi wese wa filimi uzimo hano muri no filimi, haba ari Kamarade cyangwa Emile n'abandi bose bakina hano muri no filimi, ndetse Rugema na Fabiola n'abandi na Iribagiza na Cyusa. Rero uri kumva ko ibintu byiza bigiye kuba byaza, bigiye kuba byaranga iyi filimi yacu. Rero gira igitekerezo ubasha kuba watanga gishobora kuba cyafasha aba bagenzi bawe mu buryo uri kugenda ubonamo filimi za y'umusaraba aho iri kugana, yuko iri kugenda igana ahantu hashimishije. Rero nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe kandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo filimi za y'umusaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite byo kuba washyira hasi muri comment ushyiremo emoji y'umutima, kubera ko ni ibintu byinshi cyane tubashe kubona ko byagiye biranga iyi filimi, kubera ko na Kamarade ndetse na Emile hari ibindi bitekerezo bafite bikomeje kuba byajya mbere, kubera ko ibintu bitabashije kuba byarangira hano, kubera ko bagifite byinshi byo kuba bakora, kuba bashyira nawe Rugema hasi bagafatanya na ba Iribagiza nabo uri kumva ko bagikomeje akazi kabo.